mu mukino w'igikombe cy'amahoro ubanza Rayon Sport yahuyemo n'ikipe ya Bugesera ni ku munsi wo kuwa gatatu cyumweru cyashize. Mbere y'uko uyu mukino uba, bamwe mu bantu bo muri Bugesera bari begereye Rayon Sport bayisaba ko bakemera bakayiharira mu mukino w'igikombe cy'amahoro bafitanye, hanyuma nabo mu mukino wa shampiyona wagombaga kubahuza nabo mu mpera za wikendi bakemera bakitsinisha, donc Bugesera igatsinda Rayon Sport. Niko bari babyemeranyije. Icyaje gutangaza Rayon Sport nuko amasezerano bari bagiranye yuko bagomba kwemera bakitsindisha, ayo masezerano baje kuyica. Ni amakuru ahari, baje kuyica ariko nta kumutoza utari yagize. Kugira ngo umenye neza ko Rayon Sport na Bugesera iriya match bari bayumvikanyeho, umutoza hari ingingo Francis Mbaya yaje gufata icyemezo, afata abakinnyi batanu babanzagamo abavanamo bashyira ku ruhande, ashyiramo ikipe yindi wakita nk'ikipe ya kabiri. Ku bantu barebera hafi umupira, donc ubwo bari bamaze kubibona ko byanze bikoze ko harimo akantu, ariko gukina n'abakinnyi b'abasimburamo kabyarana ni urugamba rutoroshye. Buri wese aza afite inyota yo kwereka uwo yasimbuye ko nta kintu amurusha. Byarabaye, abahungu baraje bacenga ikipe, bacenga Rayon Sport. Rayon Sport iribura, iza kurangira Bugesera itanditse Rayon Sport igitego kimwe ku busa. Match nuko yarangiye. Match kimara kurangira, bamwe mu bantu bo muri Bugesera ntabwo bashimishijwe n'imyitwarire y'abakinnyi babo, kuko donc bari babonye ko bamaze kwereka ku masezerano bari bajyana na Rayon Sport yuko batagomba kwitsinda mu mukino w'igikombe cy'amahoro. Rayon Sport byaje kuyirakaza, bituma mu mukino wa shampiyona wagombaga kuri izo kipe ya Bugesera kuri wa gatandatu Rayon Sport ishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo nayo ikanda hababaza akebo kagiwa mugarura. Match yaratangiye, ikimara gutangira Bugesera yaje iri hejuru koko nayo yarabonye ko amazi atari yayandi, ko Rayon Sport ishobora kuyibabaza byanze bikunze, bitewe nuko yari yamaze kwica amasezerano bajyanye bwa mbere. Bugesera yaje yakaniye, bituma itanga igitego Rayon Sport. Bugesera tubibutse neza ko mite ya mbere yaje kurangira Bugesera iri imbere ya Rayon Sport ku ntsinzi y'igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Rukingo. Batibuka neza, abareyo bose bahise bacika kurondogoro, stade itarimo abafana, noneho ugira ngo neze neza bari awikro. Ubwo abari hanze ya stade bo, abanyarwanda bandi n'abandi bakunda Rayon Sport bose bari bacitse ururondogoro, bibaza ibintu biri kuba ku ikipe yabo bikabayobera. Abareyo ubwabo ntabwo bumvaga uburyo Rayon Sport yatsindwa na Bugesera inshuro ebyiri zikurikiranye, shampiyona n'igikombe cy'amahoro, ibintu bitapfa gushoboka. Miti ya kabiri yaratangiye, imaze gutangira Rayon Sport izigomba igitego yari yatsinzwe na Bugesera cyatsinzwe na Nyirahimana Eric. Match iri hafi kurangira, Charles Bare aza kubona igitego cya kabiri, umukino urangira ari ibitego 2-1. Nuko match yaje kurangira. Rayon Sport abakunzi bayibongera kugarura kuka, ariko mu by'ukuri ntabwo bumvaga uburyo Bugesera yatsinda Rayon Sport recto verso imikino ibiri yose ikurikiranye. Abakunzi ba Rayon Sport ubwabo ntabwo bumva uburyo Rayon Sport itinya Bugesera kugeza ubwo bumvikana ko bagomba guharirana. Bugesera iharira Rayon Sport,
ubu Rayon Sport yaba ari ikipe y'indwayi yananirwa gutsinda Bugesera, uko ibintu bitumvikana. Match yaje kurangira Rayon Sport ibashe gutsinda Bugesera, bituma Bugesera ishobora kwisanga mu makipe abiri agomba kumanuka. Ubwo ni kwisa umukeba, Bugesera yanze kuyirenza urugo, kayibayeho. Ibyo rero bidusigiye iyihe shusho? Ku munsi wo kuwa kabiri Rayon Sport ifite umukino wo kwishyura igikombe cy'amahoro uzabera none Bugesera Nyamata. Twongeye kubibutsa ko Rayon Sport yatsinzwe na Bugesera match ibanza igitego kimwe ku busa. Muri ya masezerano yaje kwicwa nkuko bigenda bivugwa mu itangazamakuru no hanze ahangaha. Ese Rayon Sport irakora iki kugira ngo yongere ibabaze Bugesera bwa kabiri? Ese Bugesera wowe, reka mvuge ko wenda wagize amahirwe ugatsinda Rayon Sport ukayisezera mu gikombe cy'amahoro ikavamo ikagenda, birakumarira iki? Nibyo utwaye igikombe cy'amahoro uri Bugesera, ari kugeze wibuke ko uri gukina deuxième division, kuko amahirwe menshi Bugesera rwose nihatagira igikorwa ishobora kwikanga yamanutse deuxième division. Stade mwahawe n'umukuru w'igihugu ikababera impfabusa. Bugesera ikakugarukeho, ufite ubushobozi bwo guhagararira igihugu mu mikino ya CAF Confederations Cup. Tugenda neza kwitonda. Wabuze ubushobozi bukugumisha mu cyiciro cya mbere, urabona ubushobozi bukujyana mu mikino nyafurika kujya guhangana n'amakipe bihanganye muri CAF Confederations Cup. Uruca abana urimo uraruhira iki? Bugesera reka magira inama, wenda si ukuvuga ngo ndavuga na Rayon Sport ngo Bugesera igende yoroshye ibintu, Rayon Sport ngo itamba koko yiboneye. Oya, hari ingingo Meya Richard Mutabazi dukunda twubaha, ni mufata imbaraga zanyu zose muzishyire muri shampiyona, mubashe gukipinga ikipe yanyu igume mu cyiciro cya mbere. Ibyo guhangana na Rayon Sport ngo murashaka kuyikura mu gikombe cy'amahoro, ibyo nta kintu byabamarira mwamanutse deuxième division. Naho niyo mwagira amahirwe yo gusohoka wenda mwasezerera Rayon Sport, nzi neza ko nta bushobozi mwabona bwo kubajyana mu mikino ya CAF Confederations Cup, mwananiwe no kuguma mu cyiciro cya mbere. Nibyo nimutegure match Rayon Sport, muze mukine ibintu bigende neza, abakunzi b'umupira w'amaguru babashe kureba match nziza, ariko Peace Cup yere kubatwara umwanya. Abariyo nabo barabizi neza ko muzaza mwakaniriya match, nabo ntago baryamye ntago bajenjetse, kuko bamaze kubona ko amazi atari yayandi. Niyo mpamvu nabo biteguye, Rayon Sport iriteguye bihagije pe. Uko byagenda kose Rayon Sport iriteguye, mwajeje mutajenjeka, Rayon Sport iriteguye. Ni ibintu rwose bigaragara birazwi ko bihari, iriteguye Rayon Sport. Inguni zose Rayon Sport zirimo. Rayon Sport nta bujura ishaka kuzakora kuri ya match, never. Rayon Sport nta bujura ishaka kuzakora kuri ya match. Icyo Rayon Sport iri gukora iki ngiki ni travail y'abakinnyi gusa, mental. Ikibuga ubwacyo kizivugira. Muzabona Rayon Sport imeze nk'aho arishya,
reka nsuhuze mugenzi wacu Kazungu Clever ntujye ukunda gukoresha iyo terime. Ndabyibuka kera ubwa Perif yajya gukina ikipe ya Gor Mahia muri Kenya, Kazungu Clever nakoreshaga iryo jambo avuga ngo muzabona APR murayizi, APR y'uyu mwaka muzabona APR imeze nk'aho ari nshya. Football aho no football ibera kaga aha niho football ibera kaga. APR imeze nk'aho nshya twarayibonye, ariko Rayon Sport ntabwo ariko imeze. Match yo kuwa kabiri muzabona Rayon Sport imeze nk'aho ari nshya, muzabona Rayon Sport itandukanye na Rayon Sport mwari musanzwe muzi. Icyo ndakibatangarije rwose, kwirwa mwirushya ngo murahangana Rayon Sport ngo bayirija ngo baje ngo bande ngo baje ba Adams baje. Ngutangarije ko Rayon Sport iriya match iyifite mu biganza, yamaze kwitegura uburyo bushoboka bwose. Uko byagenda kose Rayon Sport igomba gusezerera Bugesera setu, kuko ntago waburi Rayon Sport uri ikipe ifatwa nk'ikipe ikomeye hano mu gihugu nyuma ya APR. Amsetuseso hari impamvu mvuze gutyo. Ntago wafata Rayon Sport ifatwa nk'ikipe ikomeye hano mu gihugu uvuge ngo yananiwe gutsinda Bugesera ngo isezere muri deuxième division. Nibyo byigeze kuba mu mateka ya Bugesera isezera Rayon Sport igihe yakinaga deuxième division. Ndahinduka Michel nta muntu utamwibuka asezera Rayon Sport. Ariko Rayon Sport y'icyo gihe itandukanye na Rayon Sport y'ubu ngubu. Rayon Sport ifatwa nk'ikipe ya mbere hano mu gihugu ikomeye, byongeye na CAF ikaba iyihumugisha, ikaba yemeza ko Rayon Sport ikomeye. Nurangiza ngo mbwire ngo wasezera n'ikipe ya Bugesera, ikintu bitumvikana. Niyo mpamvu Rayon Sport nayo ubwayo igomba gushyira imbaraga kuri match yo kuwa kabiri, kuko Rayon Sport niho honyine isigaye. Hari umuntu umwe wo muri APR ubwo baramaze gutwara igikombe yaransekeje avuga ngo ntago wafata urushishi ngo rushire ku munzani umwe n'inzovu ngo uvuge ngo urushishi ngo raza kurusha ibiri inzovu. Nibyo koko ntago wafata urushishi ngo uvuge ngo rwarusha ibiri inzovu, ariko sinzi impamvu akoresha iyo terime. Gusa Rayon Sport igomba guca impaka ku buryo n'undi munsi Bugesera itazongera gutekereza Rayon Sport. Iriya match abakunzi ba Rayon Sport murasabwa kuyitabira muri benshi, muzaze mugi Bugesera muri benshi cyane, ku buryo umurindi wanyu na za ngoma zanyu zizabasha gutitiza abanyabugesera. Match ibanza ntago mwayitabiriye, kandi ari mu busa rwose, naho Bugesera wasanga yarahereye ibarunguruka. Ariko match retour abariyo muhamagariwe kuzi Bugesera muri benshi niyonka na za ngoma zanyu, umurindi wanyu Bugesera ikabanza kawumva. Reka ngushimire cyane rero warudukukiye kuri Nyiri Sport TV Rwanda, ngushimira cyane wowe wamaze gukanda subscribe kuri channel kandi nawe utarabikora ariko ukabudukurikiye. Reka ngusabe kubikora kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro bya sport byinshi tubategurira umunsi ku munsi. Nibyo twari tumaze iminsi uploading ama video menshi nkuko twari tubamenyereje, ariko ubu ngubu kuri inshuro twongeye twagarutse. Ibyo twakoraga bisa nkaho byageze ku musozo, ubu ngubu twaje turi bashya. Bana natwe umunsi ku munsi rero, ngushimira bikomeye cyane ku mwanya waduhaye. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane.